tobora twumva icyo Kuko kibazo kuko niba narabibabwiye ushaka wenda kukinsanganiza ndari nubwo hari icyo nagufasha. ahubwo wakabaye utworohereza Mborohereza iki se ndakoreza nazi kugira ngo ibintu bibe birebire. Mbwira numve. Njye nkeneye abana banjye nta kintu. Ngukeneye iki? Nkeneye abana banjye watwaye. Bari hehe? Abana uzajya ubura abana, uzajya ubura kurera abana bawe neza. Uvuge ngo ni mama Kere yawe abajyanye. Cyangwa ukamuma mukavuga. Ako umugore wasuzugura none ni wigeze umamagara. Ni wigeze unabwira ise wabo amamagara. Abo bana uri kunshinza. Haraba wamaye. Tuva hano nge. Tuva hano utamaye abana banjye. Urabure bikurikira. Reka nkwereke no nguhe n'ukuri. Sibyo? Abana bawe ndabafite. Yego. Ikindi kindi babayeho neza. Bari kumwe na papa wabo. Ubwo rero ikindi uri gushaka. Wabandushije imbabazi. Mbakurushe imbabazi gute se kutazi gutanga n'uburere ahubwo. Amahirwe no kubafite. Abana bawe maze kubahindurira ubuzima. Ayekazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nizere ko meze neza mwese aho muri arabari mwese. Ndabashimira ko nabane ibitekerezo mugenda mwandika muri comment. Nukuri nibyo kwishimira kubera ko inama zanyu zifasha benshi bagiye batandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Niyo mpamvu njya mvugana niba wagize amahirwe yo kureba ikiganiro kirebo gisoza hanyuma utanga igitekerezo cyawe cyangwa se n'ubundi bufasha bugiye butandukanye wumva wakifuza wafasha umuntu twaganiriye nawe. Turi kumwe na Mama Salomo ndetse Louise. Tugiye kuganira muribuka ko ubushize Louise twaravuganye kuri telefone numva aravuga nabi kucyuvuga nabi Akusugo ubona mora mvuga nabi. Uvuga nabi ugira agatima kabi uvuga n'umushiha n'ukuri kose. Ndebera nk'ubu rega mba mbizi ko nakiza cyawe bunzaniye nk'ubu si wamuzanye kugira ngo hari ikibinzanye. Nese tuvugishije ukuri mu by'ukuri uyu muntu ari mu natekereza ko nzongera guhura nawe. Wamuzanye ngo bijye. Amasalamu ngo hayi kaze rata. Murakoze cyane. Louise rero twese turi abantu bakuru kandi turi ababyeyi. Buriya ntitukagira amahane kandi turi mu bintu twese dukora ibyo tuzi. Ahubwo uri kwamfashemo ko ngira amahane ariko buriya nta mutima mubi. Ngenda bizi neza ko ikintu cyagiye nguhamagara nkubwira ngo duhure wari ubizi neza ikintu nguhamagariye. Wari nagite n'ubu urakizi icyo naguhamagariye. Kubera iki? Ni ibintu biba byabaye kandi ubizi. Ibiki byabaye irengageze. Mama Salomo impamvu turi kumwe hano afite ikibazo. Araje akikubwire kandi ndabizi ko none ubu rero Mama Salomo yagira ikibazo muze kubimbaza ngewe. Oya urakiza ariko nta kibazo nzi kiwe nese ndakizi ndi mudugudu ndi mutwara sibo ndi kikuryo menye ibibazo byi ko biri kose. Niba uri mu bantu ba mbere yatekereje hari uburyo ukizeho. Ndi mu bantu ba mbere yatekereje. Erega yikirirwa yijijisha burana n'ubundi uravuza ngo nago ukimenya kuko suri mudugudu kandi suri namutekana. Urakizi na mudugudu arakizi na mutekana arakizi. Tobora twumva icyo kibazo kuko niba ushaka wenda kukinsanganiza ndari nubwo hari icyo nagufasha. Ahubwo wakabaye utworohereza. Mborohereza iki se ndakoreza nazi kugira ngo ibintu bibe birebire. Mbwira numve. Njye nkeneye abana banjye nta kintu. Ngukeneye iki? Nkeneye abana banjye watwaye. Bari hehe? Abana uzajya ubura abana, uzajya ubura kurera abana bawe neza. Uvuge ngo ni mama Kere yawe abajyanye. Mbajyana he? Nese wabakuye he? Mbajyana mbakura he? Nyine ujya kubatwara wabakuye he? Mbasanga he se ahubwo? Nta kibazo. Reka n'abana be natwaye. Ntabwo uri buve hano utamaye abana banjye ariko buriya. Uri serious? Agize Imana ndakwibonera. Imana ishimwe ubwo wambonye ko nagira ngo rero ujye gushakira handi ko nta mwana wawe ufite. Hari umuntu wakubonye si batwara. Uwo muntu se afite amafoto afite. Ahubwo ikibazo nk'ubu ikinishije gufata nk'umwana w'umuntu arwaye n'igicurane ko wabyishije. Ibyo muri kuvuga by'abana nabyo nzi rero. Umwana umwe babiri batatu. Ibyo bintu by'abana rwose nabyo nzi pe. Reka tuvugishe kuri bimwe. Nibi nari mvuze. Nituye tugira igihe cya brage n'igice kubasaba. Hanyuma se naraje buretse. Abo bana naraje ndabaterura ndabajyana. Mama Salomo nagira ngo Louise mubwire rero ikibazo ufite kuko ndumva asa n'utari ko cyumva neza. Nagira ngo kimusobanurire ikibazo impamvu twicaranye hano. Impamvu twicaranye hano rero
urumva ruye mbere na mbere urabona iminsi ishize saciye igihe kinini sinakuretse ukantwarira umugabo nkanamukurekera ubuzima bwanyu sinigeze nkenera kubumenya ariko wowe uranga ukangendaho ugashaka kwinjira mu buzima bwanjye uraje ntwariye abana uretse maze nkubwira wahereye ku mugabo uramujyanye none uje no kuntwarira abana utanampamagaye ngo bansabe ese ko ufite se iyo uza nko kumpamagara ukambwira uti wenda waduhaye abo bana bakanasura se cyangwa akaguha se mukanavugana cyangwa ukamuma mukavuga ako wa mugore wasuzugura none niba ugeze umpamagara niba ugeze unabwira ise wabo ngo amamagare reka nkubaze abo bana uri kunshinza haraba wamaye ese ubwo ni nkugwa gituma nkashyira nkamenya ahantu nkabasanga ntuhabasanga ze bari amahirwe ariko njyewe icyo nzi ko nuko nawe mfite rero se ubundi iyo umpamagara nguhamagara nkubaza nta nimero yawe mfite bansure mbese sinifuza ko kuzongera guhura nawe ahubwo ikintu kimujije nawe mana yanjye wera naduze nanjye ntabwo nifuza kongera guhura nawe none ikintu gituma urumva ungendaho nicyo ugira kintu ikibazo gatonya ni Louise nta wundi muntu ugira ikibazo gatonya nta wundi muntu ushobora kumpemukira uretse wowe nta okay wundi ngo tegereza ubwo naba ari njye uzaba gusa ugize amahirwe wasanga ari njye utagize utwara abana be nabona nigize ntwara ngo mbamaze iki ngaho niba ntacyo wabamaze barekure rero barekure se barabamaye ngere ko ngubwira umusibeje wagiye kwa mama Salomo hatuye ujya mu rugo utwara abana be abaye basize mu hanyuma se Sandrine reka mbanze nkubaze uretse nanjye mbanze nkubaze navuga kambanze nanjye nkubaze uvuga ko ejo nagiye kwa mama Salomo uvuga ko umusibeje nagiye kwa mama Salomo njyewe twari turi kumwe hanyuma se abambonye noneho reka mworohereze abo bambonye nibaze banshinze nyamara barahari kandi ikindi nawe mama Salomo rero aho ubera umupfapfa ntabwo njye wakaje kumbwira ibyo bazi kuko sindi mudugudu sindi mutekano na mudugudu arabizi yewe sindi na gitifu ikizere ni kwajya kurega bakambwira ati wajyanye abana bawe utazajya kuvuga ngo wenda ngo naguteje abayobozi ngo kuki ntakubwiye ngo ariko singirira ako kantu kubera iki njye nta mwana wawe mfite aho undi nkugirira nimutangirira abundi kubera iki ibintu mu bujyana mu buyobozi abantu bakuru mwabikemura nanjye nibyo nashakaga ese reka nkubwire nta mwana najyanye nagenda aryame yumva ese ubundi ko yabyaye nanjye nkabyara yareza be nanjye nkarera abana umva njye abana wanjye umwana wanjye ndamufite nawe ukabyara uwawe ndetse no mu nda hari mundi uri kumva nuko abana banjye ntabwo zawe ntabwo nzikeneye none se underera gute nyine utarabyaye murera gute se warabamaye ko nta nimuwe wabagirira kubera ko utababyaye nkaho wabama imva wa mugore we rero n'ubundi nta muwe bafitiye kuko ntibavuye mu nda yawe nimba ari icyo ngicyo ubuje kundebera ntukirirwe uza kumbwira ubwo budode bwawe akumiro kawe nimba wagize nagira ikibazo ngo nze kukureba wagira ikibazo gute ko nakoroheye nka kwihorera njye ko namba naguhaye amahoro hanyuma se kubera icyumva ko wowe uzajya ugira ikibazo ushaka kumbuza amahoro gusa ikibazo hano kiri ahubwo wumva mbona wiba wiri nani umva ikibazo hano kiri ni ukuvuga ngo impamvu ari umuntu twatekereje ko wabatwaye banza byibura ikibazo mwarabitekereje ariko kandi baranamubonye ntabwo nakubwira rindira mubwire uko ibintu twabyumvise n'impamvu twumvise ko ari wowe urabizi ko hashize igihe kinini tutazi ibyawe nta n'umuntu ukubangamira nta n'umuntu nari mbizi ko nakizamamagarana n'undi Sandrine ikindi kintu niba abantu baturanye na mama Salomo barakuza urabizi induru mwahoraga baramuzi zara muri quartier aho yabaga mbere ibyo urabizi ikindi kintu umuntu umuturanyi we ndahazi umuryango we ureba imbere umuturanyi we bari baturanye niwe wamuhamagaye aramubwira ati abana barabatwaye mama Salomo aramanuka ajya mu rugo asanga abana ntabahari bati se batwawe nandi bati na wa mugore bari bakuzi nta muntu utakuzi muri quartier mama Salomo nta muntu utamuzi baramuzi rero reka nkubwire baravuga ati wa mugore wahoraga rwose rwose ubwo rero abo ngabo nibaze bakanshinza nzabyemera none njye ko n'abana mfite mukamubinshinza njye mwarabamaye akoze ko abana banjye wabafungirwa buriya aho gerageza turebe mbafungirwa arabona ajyanye abana ese ubundi reka nkubaze ubundi abana utabyaye bizirikaho gute uvuga ko nabafungirwa reka wenda twemere ko nabajyanye nubwo nabona ajyanye sibyo abana ntibaba bari kwa se ariko ntabari kwa nyina
bakuba bari kwasi kwa mukasi mukasi ibyo mukasi cyane ibe mukase ariko baba bari kwasi nta cyiza wabakorera umuhereza abana banjye abantu bose nakubwiye ko ni mbaye narabajyanye ariko sinabajyanye uravuze atari ko baba bari kwasi bibaye ari ukuri nkaba narabajyanye n'undi baba bari kwasi sibyo hanyuma nyina bakeneye kujya kwasi ariko nyina bizi njye kandi nibyo nabyo nzi ntabwo mbizi niba bari kwasi navuze ngo babaye reka n'ubundi wagahinda kanjye ntabwo kakureba ahubwo agahinda rero kanjye njye kareba sinibaza impamvu rero uba wabiza aho ujya gutayanjwa ukumva waza kundeba oya nabyo kugurana nabyo kugurana muri iki gihe umuntu asigaye afite byinshi mu mutwe wasigaye umuntu asigaye yiruka ashaka imibereho ntago abantu bafite umwanya kujya biruka bakwiruka inyuma banyiruka inyuma bambaza iki abana uzi ukuntu se wamutwaye uzi uburyo se wamujyanye nawe urabizi kose ntiyanesheje umutwe yaranze kwemera yaranze kugira ngo abana wabajyana nta nubwo abyanze mama Salomo nta nubwo ari ariko ikibazo ni ntabwo ari se wabajyanye si se wahamagaye ati abana ndabashaka umugore wanjye aje kubafata ako kantu ntabwo kabaye none n'isano bafitanye nta n'ikintu ikindi kintu bitewe n'ukuntu tukuzi cyiza wakifuriza oya reka nkubwire rero Sandrine sibyo nongere mbivuge sinjye kwisubiramo abana nabo najyanye kandi niyo naba narabajyanye baba bari kwasi isi wampaye nimero za papa Salomo zicana hanyuma se nzi guzi maze iki umuvugishamo iki ikareka muri iyi minsi ariko wamuhinduriye telefone ahari ngira nyimuhindurira kubera iki nimero ye iracyari yayindi kandi idacamo nyamagara nanjye hanyuma se ubwo nimba narayigerageje idacamo njye ibyo birandeba koko mana yanjye buri wese rega afite uburenganzira bwa telefone ye meze gute wagira ngo ni nk'ikintu cyamunterereje uyu mugore oya nabyo kumuguterereza ahubwo wagira ngo wamanutse mu ubundi nkoko reka nkubaze ubundi nyawe reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe nawe iyo ufashe abana bangana kuriya ukabagumisha mu nzu bonyine wumva nta kibazo ufite hanyuma imyaka babayeho se ahubwo ntabwo bari babayeho namenye gute ko baba bari mu nzu bonyine oya nyine impamvu nabona impamvu mvuze gutyo uri kumva nimba avuze ko yababuze ikigaragara cyo niyo yari abafite wabyirirwa n'iki hanyuma se gute naje kuba twari n'umwomeshe nyine ubibyiwe n'iki ko bari bari mu nzu ko bari bari mu nzu byanze bikunze ntabwo baba bari hanze ese ubundi iyo bajyana neza n'inzu ugasigaye wegetseho negekaho iki se njye naje iwawe madame siga gutwara abana bari bacunze urugo n'inzu igasigaye nyine nanjye nakoje ivuga ngo abana bari bacunze urugo guta umwana w'imyaka ingahe wifata ukamusiga mu rugo wenyine nawe kumutekera nawe kuvuga ati wenda hano wabagiriye impuhwe wagiye kubatekera ni abana bari wagiye kubagaburira wabagiriye impuhwe bigo cyo nyine n'abana banjye oya nta mwana wawe nta kindi umuntu aba yabikoreye n'ubundi no kugira ngo hanyuma se nimara kucyoroshya nagikomeze nashaka agere hehe atumbagira agere no ku karere nyamara bizakugora bizagukora bingora gute ntacyo kunkoraho kiri aho ngaho oya ntabwo ngorana nyine ntabwo njye mba nanamucishirije make nibi kugira ngo hanyuma se wazamutse nganyumvira nuko ari kuri Imana akundi Sandrine reka nkubaze ubundi urareba uyu muntu yarabuze abana ubundi ubugira ngo unkore mu bwonko hanyuma se umuntu wabuze abana bameze gutya nzi ndabona nta kibazo afite n'ubundi nibyo ubushaka nabyo wabona ko ndabona nta kibazo ufite pe si by'abashaka se ko nsara usarishwa n'iki wa mubyeyi ko nasara ngo nanabikwereke niyo ahubwo njye ikintu kimbangamira nimuzongera kugira ibibazo ngo murangize muvuga ati ni mama Keria wabajyanye oya pe ariko si bunasi icyambere wivuga ngo icyambere mu bintu uzajya utanga urugero rwose ujye ubitanga ahandi ariko nugera kuri Keria waruta abandi aruta abanjye kuri njyewe Keria ni ubuzima bwanjye nanjye rero abanjye n'ubuzima bwanjye ibyo ntabwo mbizi iyo hari ubuzima bwawe niyo mpamvu nihagira n'urwara n'ihumane uzabaga wifashe njye icyo nzi yuko nuko n'abana bawe mfite uzabibonara uretse nituva hano nituva hano utampaye abana banjye urabura ibi bikurikira reka nkwereke noneho nguhe n'ukuri sibyo abana bawe ndabafite
yego ikindi kindi babayeho neza bari kumwe na papa wabo ubwo rero ikindi uri gushaka wabandushijeho imbabazi bakurushaho imbabazi gute se kutazi gutanga n'uburere ahubwo amahirwe nuko bafite abana bawe maze kubahindurira ubuzima nabasanze mu myenda y'ibicocero ubu nabagurira imyenda nabajyanye mu kigo cyiza basigaye baniga mu mashuri meza abana gutere ntabwo byemewe kwiba ahubwo se yabajyanye ku kigo cyiza iminsi ibiri umuntu ababonye ikigo buriya naje kubatwara n'abashakiye ikigo uri kumva ese ntabwo bigaga ikigo bigagaho cyari giciriritse ntabwo si icyo kigo cyakira abana badafite ibyangombwa badafite iki icyambere rega buriya ufite amafaranga ibindi byose wabajyanye ku kihe kigo nabajyanye ku kihe kigo nikubwiye maze ibyo kubareba se ntacyo nkubwiye ni ibanga ryanjye uwo ndeba ni wowe ntabwo ndeba ikigo okay wambonye neza ariko ari njye nawe se hanyuma se kumva afite bakaba bari kumwe na papa wabo urakora iki nta kibazo keza arabimfasha arabigufasha se warakora iki icyambere ari kumwe na papa wabo sibyo dufite ukuntu turi bubigenze okay nari mwikarage mushaka uburyo mubigenzamo ariko rero nsajye umuntu uzongera kumamagara none se nabyanga turakora iki cyane nakubwiye cyari kumwe na papa wabo hanyuma se bicaye iwabo uri kumva bicaye iwabo papa wabo atabizi n'abana atabyaye ariko ye ariko wenda nubwo nababyaye ariko papa wabo bari kumwe yarababyaye papa wabo se aratwita arabyara hanyuma se wowe wavuye iwanyu yizanye cyangwa yaziguteye uhari usanze atari bose se usanze atari bose ikizi ubwo muzakoresha DNA umva njye mwibarize ese wagutumye yego cyangwa hoya ibyo ubwo urashaka kubimaza iki dushaka kubimenya twumve ko nabikubwiye se ari cyo wantwara ntacyo ntabwo mbikubwiye rero nyine ntabwo mbikubwiye ikibazo kuba byoroshye kwikiriza yego cyangwa okay nini ikiriza nakubajije urantwara iki ubundi iyo wabagira ngo turwane humura sindi burwane nawe ahubwo kugira ngo ugabanye amarere usanze uri atari sewa nsanze atari sewa ngo yabashyiriye se ye ise uramuzi ko babonye bakuze babonye bakuze na se yababonye bakuze se okay gusanga se turabyemera kuza ugafata abana mukabatwara icyo ariko si ikibazo atabizi se uyu se yakora iki ubu sabimenye se ngo nagira icyo akora ariko agasuzuguro karagura arimo arancotora urashaka tuyakwereke se ayo mafaranga atagaragara ayo mafaranga cyekora ndashima Imana ubwo wemeye ko bafite abo bana babayeho nabi yasanga baburaye cyangwa babwiriwe yasanga batigize bakaraba yasanga bameze umugore mwiza se watwaye umugabo ukuntu babigenza wari kumvisha umugabo akajya avugisha abana be ukamukundisha abana be rero twe twakoze uri kumva ni ukubajyana kandi ntabwo twabajyanye tubanze ubuse nabashyiriye papa wabo abanze papa wese ko wamucuritse ubwenge ubundi icyo aho uribeshye cyane niyo wajya ubagaburira amabyi we yajya abona ari umuceri cyangwa ibirayi rero wumva utuje ubu rwose n'ugaruka uzasanga na kagakara bari bafite karabaye inzobe wasanze batogaga basaga none imyenda bari bambaye bakuragaho gutya kende kagahita gaca Imana ishimwe ko bafite ni urukundo nese niyo wakwanga umwana ntabwo wakwanga umwana kandi n'uyu mama Salomo nawe ntabwo tumwanga nanjye bazaza banjyana oya ntabwo twamujyana ariko papa Salomo cyamunyereka isura ushaka kumubona ariko njyewe mumbabarire ntimubyumve nabi njye mbona umugabo yarabaye ikigoryi ushaka umugabo n'umugore we akaba ikigoryi ushaka umugabo cyangwa ushaka abana nshaka abana banjye umugabo nawe nyine abana rero umugabo uramukeneye cyane kurusha undi muntu wese ku isi umukeneye oya ubu kare namuhawe nande nyirawe ninde yaramubyaye njye naramuguhaye waramubyaye wigeze ubona nza kugutera hejuru hanyuma si umwana baterura nyine ntiwamuteruye ariko naramuguhaye wamumaye se waramubyaye ngaho mpabana umugabo mubyara abanyu nakubwiye abana bari kumwe na papa wabo kandi bameze neza urabona hano hari abana mfite bari kumwe na se ariko mama Salomo hariya wambwiye umudugudu waramubwiye iki kibazo umudugudu naramubwiye na mutekano nyine barabizi bahise bakora nyine raporo yerekana ko umwana yabuze abana bose nyine babuze umva rero ntabwo nari kubyicara oya nibanumiza
nzagenda ndi kumwe na papa wabo, nibasanga atari papa wabo sava. hanyuma batwawe nande? Batwawe nande? Batwawe na se. ise se niwe waje kubajyana? Twari kumwe. amahirwe ngira ise nta nubwo ndongera guhura nawe kuva yagenda. Ntabwo murongera kuva guhura. wamutwara rero n'abo bana ari kuvuga nateze agasanga batari kwasi, azavuga ati cyangwa bakazi bagasanga abo bana babayeho nabi cyangwa nta n'ubushobozi dufite bwo kubarera, bazabajyana. Ariko nibasanga dufite ubushobozi bwo kubarera, biga ku kigo cyiza, bambara neza, barya neza, mufite ubushobozi bwo kubarera. iyo uvuga ngo mufite ubushobozi bwo kubarera, uba ufite uburenganzira bwo kunderera. Bwo kurera se njye kunderera nkandese? ntago uri nyirasenge w'abana, uri nyina wabo, uri igiki? nanjye ndi nyina wabo. ariko ngo dufite ubushobozi ngo bwo kubarera. umugabo ufite ubushobozi bwo kumutunga, kuko nyine umugabo oya nta bushobozi bwo kumutunga, ajya hashaka. dufite ubushobozi ariko bari abana ntabwo ufite uburenganzira bwo kunderera abana. ntabwo ngiye mbakurira ariko barerwa na se. icyo nzi cyo urya uri menge, umwana wanjye ntihagira umwana unarwara inkorora. nanjye ubwo ndakwiteguye. ntabwo mba murekera, ariko mu gihe izi saha ntarabafata ubabwire ko mwaganiriye ubundi ikintu bakora. ikibazo uyu ariko ntacyo. nimero yawe irahari, barahashaka hatuye, barahashaka. ntari bubanze iperereze, ntari burahamwe. nimero yawe irahari. dore ikintu gihari ni ukuvuga ngo niba warabwiye mudugudu arakubwira ngo mugende mwumvikane n'ibyanga, uzagaruke utubwire ikintu ukora. sura babwire ko yabyanze, ko kumvikana byanze, n'ubwabo bamwitumirizeho. siko bimeze, babwire ko bari kumwe na papa wabo, ariko nabyo bishyireho, ntibagirwe kubivuga. njyewe mfite gihamya cy'uko bari kumwe na se, nabyirwa iki nimba se mukiri kumenya, nabyo uzabibona. rero ndumva nta n'ibyinshi twavugana. icyo nashaka ni uko yemera ko afite abana, arabyemeye ko abafite, ubwo inzego nazo zidusumba zirabijyamo kugira ngo abana basubizwe nyine. ko biri kose niba bitunaniye twebwe, hari ababishinzwe bagomba kubikemura. numva twanasoreza hano, nta n'ibintu byinshi twarenzaho. Kw'icyambere nuko abyemera, ubwo ubuyobozi nibwo bugomba gutegeka igikurikira. nimba abana bagomba kugenda bibwe gutya bajya kwa mukase, ise atahamagaye, ise ataje kubitwarira, nabyo ubuyobozi buzagira icyo bivugaho, butange uwemerewe gutunga abana. reka dusoreze hano, hasomje gance gutaha.